Mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nizere ko mumeze neza aho muri hose uretse aha, nizere ko birimo kugenda neza, haba mu buzima bwanyu busanzwe, haba wowe n'umukunzi wawe muri kumwe, cyangwa se nawe ukomeza kunkurikirana nubwo waba uri single. Nzi neza ko ibintu byose birimo kugenda neza. Mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi yongeye kuvuga ku bice bitatu cyangwa se ubwoko butatu ku bijyanye n'igitsina gore. Igitsina gore uburyo kiba giteyemo mu bice bitatu gusa. Nyine nagende ku bice bitatu bigengeranye n'umwinjiriro wacyo, cyangwa se naho cyinjirira bitewe n'uburyo butatu nyine biba biteyemo, kuko ni uburyo butatu. Yego ubwoko ni bwinshi cyangwa se uburyo bimezemo ni bwinshi, ariko mu by'ukuri bavuga ko kwa kundi kigaragara inyuma cyangwa se kwa kundi nyine bibona inyuma, nta kamaro kanini kenshi cyane biba bifite mu mibonano mpuzabitsina, uretse ko wese biryoshye imibonano mpuzabitsina, biryohera umuntu mu mutwe bitewe n'uko ari kukibona inyuma, akumva muri we arishimye, cyangwa akumva uramukuruye cyane, akumva nyine bigeye neza cyane. Ariko njye kuvuga inyuma nyine guhera ku mwinjiro kugeza ku nda ibyara. So rero ahangaha nagushishikariza gukurikirana kino kiganiro kugira ngo ntuze gucikwa, ukurikire neza kugira ngo ubashe kuba wabimenya, ni iby'agaciro cyane. So rero umushakashatsi witwa Christopher Ten ni director ushinzwe division ijyanye n'ubuzima bw'imyororokere no mu gice cyo kubyara cyangwa se cyo kubyaza abagore muri ICRA Medical Center. Avuga ko buri gitsina cy'umugore gifite ubushobozi uko cyaba kimeze kose. Mu gihe ngiye kubwira, buri gitsina cy'umugore gifite ubushobozi kandi gishobora kuba cyakwaguka cyaba kinini mu gihe ashatse imibonano mpuzabitsina, cyane cyane bikarushaho mu gihe agiye kubyara. Mu gihe agiye kubyara, igitsina cy'umugore gifite ubushobozi bwo cyakaguka ndetse n'igihe ashatse imibonano mpuzabitsina, bitagombeye ngo ni igitsina gore kimeze gute, ni igitsina giteye gute cyangwa kimeze gute. Buri gitsina cyose gifite ubushobozi bwo kuba cyakwaguka mu gihe ushatse imibonano mpuzabitsina ndetse no mu gihe ugiye kubyara. Ikindi kintu rero nakubwira, harebwa cyane cyane mu nda ibyara, vagina cyangwa se icyo bakunda vagina mu cyongereza cyangwa se vagina mu gifaransa. Ahangaha niho baharebwa cyane cyane, ntabwo harebwa hanze inyuma, ariko nameze kubikubwira hanze inyuma. Ni ibintu bifasha mu by'ukuri mu byo kuri mpuzabitsina, ukuba yakumva nyine we ashatse imibonano mpuzabitsina, bitewe n'uko hari ukuntu ureba umuntu ukumva ko hari ikintu kigukuriye kuri we. Hari ukuntu rero ushobora kubona igitsina cy'umugore, nuko abenshi bakunda kugitiranya akabyita vaje byose cyangwa se vagina byose bakabyita vagina, ko ntabwo ari byo. Vagina cyangwa se vaje ni igitsina gore kirimo imbere, ntabwo ari inyuma, ntabwo ari aho turebesha ijisho. Ahangaha rero niho cyane cyane harebwa mu gihe abantu baba bakora ubushakashatsi, cyangwa se mu gihe nyine bakora ubushakashatsi ku gitsina gore. Ntabwo harebwa hanze inyuma twebwe tubona, kuko hanze inyuma nk'uko nababwiye hafasha cyane cyane umuntu kuba yakora imibonano mpuzabitsina yumva yishaka cyangwa se yumva yifitiye amapeti, ariko mu by'ukuri atari kuvuga ngo ni uko ari byo byanyabyo nyine ngo bikoreka. Ahangaha rero kuba umugore afite imigoma minini ntaho bihuriye n'imibonano mpuzabitsina kuyiryoshya. Aha nari maze kubivuga, kuba ufite imigoma minini kuba uburyohe nyine ngo uraryoshye cyangwa iki, ntaho biba bihuriye. Akenshi ahanini bitewe n'uko ariko bitakuyeho ko icyo umuntu yishyize mu mutwe nicyo kimubaho. Nk'uko twumva ngo hari umugabo wumva ko ashimishwa no gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wacimyeyo, akumva nibyo bimuryohera. Burya nyine biranamuryohera. Ikintu burya wishyize mu mutwe cyose, ikintu wumva ko ari cyo cyanyacyo kirakuryohera, bitarenze kuvuga ngo nicyo kiryoha nyine ku bandi, ugasanga ubyo cyo ukunda sibwo undakunda. Rero dukurikije inda ibyara, hari ibice bitatu by'ibitsina nk'uko rero nari maze kukubwira. Ikintu cya mbere rero, hari igifite umwinjiriro munini kikagenda kinafungana, ugasanga gifite umwinjiriro munini, aho binjira ni hanini, ariko ugasanga mo imbere kigenda gifungana. Kandi twebwe aho tureba mu by'ukuri ni mu mwinjiriro niho tureba, ariko mu by'ukuri ntabwo turebamo imbere. Twe tureba mu mwinjiriro niho tureba, ntabwo tugenda turebamo ngo mo imbere. Ahangaha rero hari gifite umwinjiriro munini, ariko ugasanga mo imbere kigenda gifungana. Aha kabiri rero ni umwinjiriro muto, kikagenda gifunguka. Ahangaha ugasanga gifite umwinjiriro mutoya, aho umwinjiriro ugasanga ni hatoya, ariko mo imbere ni kinini cyane. Nabyo birashoboka. Icya gatatu rero ni umwinjiriro muto ndetse n'imbere hatoya, ugasanga gifite umwinjiriro muto nk'uko bigaragara, wagiramo n'imbere ugasanga
gifite ahantu hatoya nyine, gifite hatoya no mu ndibyaro ugasanga ni hatoya cyane. Byose rero ni ibice bitatu ibingibi bigenda bibaho bitewe nyine n'igitsina gore kuntu kiba giteye. Rero ahangaha rero bivuga ko ugende ku bwoko butatu bw'ibitsina, ibitsina gore kuntu biba bimeze. Ahangaha nta hatitawe ngo ikimeze gutya cyangwa se ngo ikimeze gutya. Umugore ushobora kubabara mu mibonano mpuzabitsina ni wa mugore ukora imibonano mpuzabitsina ariko mu by'ukuri ugasanga mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, mu gihe ashatse imibonano mpuzabitsina ntabwo hagutse. Ahangaha rero urumva ko igitsina gabo kirinjira bimugoye. Ahangaha niwe ushobora kuba wababara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ariko nanone ikindi kintu nababwira mugomba kumenya ni uko hari igihe umugore babara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ariko ugasanga mu by'ukuri hari imyanya imwe n'imwe mu nda yagiye iva hiri, tuvuge urugero nk'amara n'ibindi byose. Rero ni byiza ko niba ubabara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina wakihutira kuba wajya kwa muganga bakareba ko nta myanya yagiye mu gihe mwanya atari uwaho, kugira ngo babashe kuba bareba uburyo ki bayisubiza mu mwanya wabyo. Nabyo bibaho cyane kandi mugomba kubyitaho cyane. Nanone rero nakubwira nyuma yo kubyara aba bagore bavuga ko iyo bamaze kubyara baba akenshi imibonano mpuzabitsina bumva barafungutse. Umugore hari igihe yumva ko mu by'ukuri imibonano mpuzabitsina mu gihe amaze kubyara yafungutse, akumva ko nyine ahantu uzasanga umugabo ari gushyiramo ko kumva ari gushyira nk'ahantu hagari cyane nta n'ahantu ari gukora. Ahangaha rero mbese kugira ngo ikindi twakoze ubutaha ni nacyo kintu kizatera none ahangaha kuba mwabona bya bintu bimeze nk'imisuzi mu mibonano mpuzabitsina bitewe n'uko hari umwuka uzaba winjiye mu mibonano mpuzabitsina, bitewe n'uko azaba nyine harekuye cyane. Ugasanga rero bitera kwa gutuma mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina umwuka winjira mu gitsina cy'umugore, ugasanga none winjiye usanga gusohoka, bigatuma gutubira nyine imeze nk'imisozi. Ahangaha ariko abahanga bavuga ko imyanya y'umugore umaze kubyara yisubiranya neza hatagombeye kwa muganga. Imyanya y'umugore wese wabyaye wibarutse umwana irasubirana neza kandi neza nta kibazo, bitagombeye kujya kwa muganga bayisubiranye. Ahubwo wemenya ko nibura umugore cyo kikakubaho, umenya ko imyanya yawe zagenda yisubiranya gake yongeye isubire kwa kundi yari imeze. Kandi burya nibyo cyane, ntabwo bigombera rero kujya kwa muganga bayisubiranye cyangwa se ngo ibindi menya ko ya myanya yawe kwa kundi byose biterwa no kuba warabyaye kandi bikongera bigasubirana. Ikindi cyane nakubwira, gusubirana mu mutwe nibyo bigoye. Gusubirana mu mutwe burya kumva nyine ko uri wa mugore n'umuntu gishoboye ko imibonano mpuzabitsina neza umugabo akaryoherwa, nibyo bigoye. Ariko mu by'ukuri wowe niba wumvishe ko imibonano mpuzabitsina nyine wayikora neza nk'uko wayikora utarabyara, burya ni byiza cyane kandi bituma na wa mugabo wawe birushaho kuba neza cyane. Kandi burya niba uri umugore ufite umugabo mukorana mpuzabitsina ntiwumve ko ngo nawaze kubyara ngo yaranyanziye ngo harafunganye ikindi. Oya, menya ko niba wateguye umutwe wawe neza, umutwe niho hagoranye gusubirana. Niba wateguye umutwe wawe neza ukumva ko imibonano mpuzabitsina ndayikora neza kandi umugabo wanjye ndamuryohereza neza, menya ko niba umukorera neza kandi bishobora kuba byiza cyane. Kuko burya gusubirana k'umugore wamaze kubyara ntabwo ari ibintu bigoye cyane. Ahangaha mpamvu kugira ngo nkubwira bino bintu nibyo bijyanye na biriya bice bitatu nagiye nkubwira. Uko imibonano mpuzabitsina ku bagore ibitsina byabo biba biteye mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina cyangwa se mu bundi buzima busanzwe. Wumva warafungutse, wakora siporo ya Kegels. Kegels ni siporo igufasha gusubirana cyangwa se kwa muganga bakakwigisha uburyo ki wayikora. Iyo siporo ya Kegels nzayigarukaho none, nzagakora siporo ya Kegels. Ni siporo wakakwiye gukora niba uri umugore wabyaye kugira ngo ubashe kuba wasubirana. Ndetse nibutsa ko n'aba bantu bagira ibyo bintu bimeze nk'imisuzi, wakora siporo ya Kegels wayikora kugira ngo ubashe gutuma za nyama zawe zisubirana, ukabasha kuba wafata igitsina gabo neza ukagifata mu gihe cyinjira mu gitsina gore mu gitsina cyawe, ukabasha kuba wagifata neza bigafatana neza kugira ngo ntibe byarushaho byatandukana. Kandi iyo siporo hano benshi batabazi kuyikora, rero byagiza ujye kwa muganga akakwigisha uburyo ki wakoramo iyo siporo. Ndagushimiye cyane wowe wankurikiranye, ndagushimiye cyane wakujyanye icyo kiganiro cyacu. Nkwibutsa ko ari ikibazo cyangwa se wifuza kungezaho muri comment hasi, ntubicisha kugira ngo nzagende gusubiza, kandi nzi neza ko numbaza ntazatinda kugusubiza. Bye bye, mwari kumwe nanjye na Mupenzi Lucy, naho bitaha.
ndagushimiye cyane wose channel yacu bwa mbere, ndagushimiye cyane wogiye ku Best TV bwa mbere. Nta kindi kintu nagusaba uretse gukanda subscribe. Rero hasi mwari umuntu kurabona none subscribe, then urahakanda kugira ngo ibintu byose kugenda neza, kugira ngo video yose izahite isohoka igihite kugeraho neza. Uzabanye umunyamuryango wa Best TV. Ndagushimiye cyane nawe rero umaze iminsi usura channel yacu utarakanda subscribe. Ndagushimiye cyane nawe ukanda subscribe kera cyane. Ndabikunda cyane. So rero nibwira ku bantu bamaze iminsi badukurikirana ko batari bakanda subscribe, kumbwira ko na subscribe ari ikintu kiza cyane kuko bituma umenya video yasohotse uwo munsi, kandi bigafasha cyane kumenya ese comment natanze yicishije nyine ahari aho mucisha muri comment, ese ibyo navuzeho tuvuga urugero waje nk'ikibazo se cyarasubijwe cyangwa se ni ikindi kintu wifuza kumenya kindi gisanzwe ugasanga n'umuntu wagiye kugusubije, cyangwa se nyine ikindi cyose wari wifuje kumenya. So ntago umenya rero ko cyaje mu gitakana subscribe, bitewe nuko ukana subscribe batuma umenya video sohotse uyu munsi. Niba uhora ubona video za mbere kandi wabajije ikibazo, ntago uzigera ubonamo igisubizo cyawe, ketse kumagwa amahirwe ube na video yasohotse uwo munsi, ariko ni gake cyane. Wowe ushaka kuzajya kuri channel yacu ukabona video zandi zagiye zitambuka, ariko niba kandi subscribe wowe tubona video yasohotse uwo munsi waje ko ati niba warabajije ikibazo ati video yanjye cyangwa se ikibazo nabajije cyasohotse, reka nkirebe mbashe kumenya niba nasuzwa, ukajya nyine ujyana n'igihe, ujyana n'ibyo tugezeho. Burya birashimisha cyane, bitavuze ko ushobora no gusubira inyuma bitewe nuko hari ikintu mba mvuze cyo kiganiro kivuzeho nyuma, ukumva ushaka kujya kukireba kigufitiye akamaro. Nawe nabashikariza ko niba watwanditse subscribe cyangwa se uyikanze uyu munsi, ntago bino biganiro twaye tuvuga gusa byo gufitiye akamaro, ngo n'ibyatambutse ni byinshi ugomba kumenya kandi nawe bikureba, ugomba gusubira inyuma nawe ukajya kureba ibindi biganiro byahise. Nkubwira ko nanone rero nagushishikariza ukana share kwi video uri kureba aho hasi, nanone hegeye na subscribe n'uhanditse share, urakanda share kugira ngo ubasha kuba wageza iyi video kuri inshuti yawe yaba ari cyangwa se mu yindi group bitewe n'icyo muhuriyeho. Babwira ko hari n'umukunzi wawe ufite ariko wumva udashaka mu by'ukuri kuba udafungukiye kuba mugira nk'aya magambo y'ibiganiro byo kugenda nkanda, utabasha kuba wayamubwira nyine ngo atayumva muri we, ubasha kuba nyine wagira. Nakubwira ko byaba byoroshye cyane gukanda share kugira ngo abashe kuba muha video, akabona link noneho akaza akabyirebera agakuramo inyigisho ziwe zimureba, kuko hari igihe ureba ikintu ariko kino kintu sheri wanjye akimenye byamufasha cyane. So rero byiza cyane.